Tubashimira ko mudukunda natwe turabakunda. Uyu munsi munyemerere tugaruke ku byamamare bine byitabye Imana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, maze bikababaza abantu benshi by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo muri rusange. Abantu benshi babona urupfu mu buryo butandukanye. Abizera Imana bagasoma Bibiliya. Iyo bagiye muri Yohana ibice 11 umurongo wa 25 basanga havuga hati Yezu arababwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Ariko twajya kuri babandi banejejwe n'isi, amafufu n'amafaranga by'isi bikomeje kugenda bibanezeza, aba ntabwo baba bashaka kubyumva muri rusange, cyangwa usange ngo bashaka kumva rino jambo, ntabwo baba bashaka kuryikoza. Uyu munsi rero niyo mpamvu tugiye kugaruka ku byamamare bine byitabye Imana muri uyu mwaka wa 2025 kandi bikomoka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Igihe tugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Leo Dukuze, iyi ni Leo TV Entertainment. Ngo hayi ikaze. Twihuse ku mwanya wa mbere tuhasangaho Alain Mukurarinda cyangwa Alain Muku. Uyu ni umunyarwanda wababaje abantu benshi muri uyu mwaka ubwo yitabaga Imana. Uyu yari umunyamakuru w'inararibonye, umuvugizi wa leta y'u Rwanda, umuhanzi n'umwanditsi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu yapfuye tariki 4 Mata muri uyu mwaka wa 2025, akaba yarapfuye afite imyaka 55. Iyo bari kuvuga ku kishe Alain Muku bavuga ko ari indwara y'umutima, dore ko ariko leta y'u Rwanda yaje kubitangaza. Uyu akaba ari umunyarwanda wababaje abantu benshi muri uyu mwaka wa 2025 ubwo yitabaga Imana. Twagiye ku mwanya wa kabiri. Umwanya wa kabiri tuhasangaho Jean Lambert Gatare. Lambert Gatare uyu ni umunyarwanda nawe wari icyamamare cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu yari umunyamakuru w'imikino n'imyidagaduro, kandi akaba yari umunyamakuru wari ubimazemo igihe, akaba yari abimazemo imyaka myinshi akora mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nyine. Uyu yakoze kuri radiyo na televiziyo zigiye zitandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akaba yaritabye Imana tariki 22 Werurwe 2025 aho yari ari mu gihugu cy'Ubuhinde yaragiye kwivuza. Lambert Gatare nawe yapfuye afite imyaka 55. Uyu akaba yarishwe n'indwara itarigeze imenyekana, dore ko yari yaragiye kwivuriza mu gihugu cy'Ubuhinde. Twagiye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu tuhasangaho mama wa Chris Easy. Mama wa Chris Easy nawe yababaje abantu benshi, by'umwihariko abakunzi b'umuziki nyarwanda nk'abakunda Chris Easy muri rusange. Yamenyekanye cyane nk'umubyeyi w'umuhanzi Chris Easy, aho yari azwi gufasha Chris Easy mu bikorwa byakoraga bya buri munsi by'ubuhanzi, dore ko yagiye anamufasha mu guteza imbere iyi mpano ye muri rusange. Mama wa Chris Easy yitabye Imana tariki 13 Kamena 2025. Imyaka yari afite n'icyamwishe bikaba byaragizwe ibanga. Chris Easy akaba atarigeze yifuza kuba yabishyira hanze. Ese ufite amatsiko yo kumenya umuntu uri ku mwanya wa gatanu mu babaje abanyarwanda benshi? Mbere yuko tujya ku mwanya wa 4, banza urebe ko wakoze kuri subscribe. Reba hasi urebe ko wakoze kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Ikindi kandi ntibibagirwe no gufungura inzogera, kuko tuzajya twibanira buri munsi. Twagiye ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 tuhasangaho Gogo. Amazina ye yitwa Gloriose Musabyimana. Gloriose Musabyimana uyu nawe akaba yari icyamamare mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo muri rusange, by'umwihariko nko mu gihugu cya Uganda, dore ko ari naho yaje kuba yitabira Imana. Umuhanzi wa gospel yamenyekanye cyane kuri TikTok no mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Yari afite abakunzi benshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda no mu karere muri rusange,
by'umwihariko mu karere cyangwa mu gihugu cya Uganda. Uyu yapfuye Nzeri 2025 aho yari yagiye mu gihugu cya Uganda i Kampala. Gogo burya yapfuye akiri muto cyane kuko yapfuye afite imyaka 36. Icyamwishe bavuga yuko ari indwara y'umutima, dore yuko yapfuye bitunguranye. Ibi byari ibyamamare 4 byapfuye muri uyu mwaka wa 2025 maze bikababaza abantu benshi. Niba kunze kino kiganiro kora kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Nawe ubundi njye icyo nabifuriza nuko amafufu n'amafaranga byakomeza kubafubika maze mukagumya kugubwa neza. Ndabashimiye.